mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Kumwe twabemerera igihe twugurura icese ibiganiro vyacu intahe z'abacitse ku icumu kiri mu kigize ishingiro ry'iyi radio Cirimoso kukaba nkako guhera uyu munsi ibiganiro vyacu tubashikiriza uko indwi itashe bizohora bizanana n'inyongera igizwe n'intahe z'abacitse ku icumu canke iboneye amaso mu yandi aho abatutsi bakorerweho nyabwoko. Mu kiganiro duheruka kubashikiriza kuri uyu w'icenda mu Kakaro twarabashikirije intahe yo mw'ibanga twakuye ku munyarwandakazi yacitse ku icumu ry'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri Gitugutu 1993. Muribuka ko uyo mupfasoni yari asanzwe aba muri Karuzi. Uno munsi naho twashaka tubumvishe iyindi ntahe duhabwa n'undi munyarwanda atubwira yo yiboneye aho yaba muri komine ya Rutegama mu ntara ya Muramvya. Kuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mwiriwe, nifuje kubagezaho testimony cyangwa ubuhamya bw'amarorerwa yatubayeho mu gihe turi muri komine ya Rutegama. Twabanaga ari imiryango n'ubundi ihuje imbere y'uko ayo marorerwa aba cyangwa iyo jenoside iba. Yari imiryango isanzwe ibana ibigenderanira, mu by'ukuri hari umunezero hagati y'abaturanyi. Mu by'ukuri wabonaga atari ikintu ko cyo tutari na bato, twabonaga ko nta n'ikintu twikeka ko gishobora kuba cyaba cyangwa cyategurwa mu buryo bumwe n'ubundi. Hari imiryango yagenderaniraga mu by'ukuri yaba abahutu n'abatutsi b'icyo gihe. Mu by'ukuri ntabwo, kuko wenda harimo byinshi byabaga bihishwe, ntabwo twamenyaga mu by'ukuri byabaga birimo birategurwa iyo ngiyo aho byategurirwaga. Gusa iyo byageraga mu gihe cy'imigambwe, iyo yabaga iriyamamaza bafite za mitingi, nibwo atanga kubona ishusho y'ikintu gishobora kuba kihishe inyuma y'ibintu birategurwa. Turabyibuka ko hari igihe iyo habaga za mitingi z'amashaka arimo ariyamamaza, ukabona habayeho ikintu kimeze nk'imirwano, ariko nyine ubona ko kirimo kiratanga amarenga ku bintu wenda birimo birategurwa biba biri imbere. Ariko muri iyo minsi n'ubundi ndabyibuka, kuko iriya jenoside yabaye mfite nk'imyaka nk'icumi. Ahangaho mu myaka 10 hari ibintu uba urabona, hari ibintu uba wumva, hari ibintu uba observe ukabona kameme ko hari ikintu kitagenda. Hari igihe bwacaga mu gitondo mugasanga impapuro bacishije munsi y'inzugi bashize amaraso, bike y'umutuku cyangwa amarangi y'umutuku igaragaza wenda umupanga cyangwa ari umutwe w'umuntu barimo urakata umuntu. Mbese ukabona mu muhanda mo hagati bakabishushanya, abayobozi bakabihagurukira bakabisiba, ariko ukabona ko hari ikintu runaka. Muri icyo gihe nibwo abantu batangiye kujya bakanguka bati niba abantu batangiye bashushanya ku mpapuro z'umweru, bakashushanya umuntu arimo arakata umutwe w'umuntu mu muhanda, bashushanyije amaraso hari hagati kuri kaburimbo, ukabona ko hari ikintu kimwe kirategurwa mu buryo yaza ku bantu bakuru bo barabibonaga byisumbuye, ko bivuze ko natwe turi abana twarabonaga, twabona ko mu by'ukuri hari ikintu kitarimo kiragenda. Nyuma yaho tuza ko hari tariki 21 z'ukwa 10 1993, bukeye mu gitondo ubwo hari yamenyekanye amakuru ko ngo Ndadaye yapfuye. Icyo gihe mu kubyuka mu gitondo twese twabyutse dusanga abantu bamaze kuzura umuhanda n'imipanga n'imihoro n'ubuhiri. Twibaza ikintu cyabaye, kuko twari turi abana, tukajya gushengerera, tukajya kwirebera nk'aho ari nk'ibirori byateguwe cyangwa ari ibirori bigiye kuba. Mu by'ukuri ntabwo yiyumvishaga ko wenda hari abantu bagiye gupfa cyangwa hari ubwoko runaka bugiye kuba bwatemagurwa. Tubyuka mu gitondo tujya aho bita kuri robine, aho ngaho ku muhanda n'ahandi kwa Yohani habaga ari ibutike. Tujya guhagarara aho ngaho ngo turebe ikiri bukurikireho. Ariko aje nk'amasaha angahe nibwo ababyeyi baje kudufata kugira ngo niba dusubire mu nzu
bo barabibonaga ko babona ko hari ikintu giye kuba ariko mu by'ukuri ntibabonaga ko biri bugere ku rwego rwo kwica umuntu. Nyuma yaho gufata ibiti bashyira mu muhanda, amabuye kurunda mu mihanda, akahita avuga ati ibyo ngibyo amugani ibyo ngibyo biraza kurangira wenda ni greve isanzwe. Ariko uko bikomeza bifata umunsi mu masaa sita kujya kuzamuka nibwo batangiye kujya bajya mu mago y'abantu gufatayo abatutsi bari mu mago yabo. Ariko icyo gihe baza gufata abatutsi, icyo gihe njye na mushiki wanjye twagiye ku mugabo yari atuye yitwaga Bijwinga, mbese tugenda dusa nkaho reka tujye kureba wa mugani hari iwabo, wasangaho hameze neza ko ibo bari batuye ahagana ku ikomine, ahubwo turi kuri kaburimbo neza. Turazamuka tugera mu rugo, ariko turangwa mu rugo nibwo igitero kinini cyase cyadusanga kije ngo gusaka imbunda kinini cyane, bitwaje imihoro basakuza cyane, baraza binjira icyo gihe ndibuka ko yabijwinga na madamu bari bahari, barangije baraza binjira mu byumba ngo barimo barasaka imbunda, ngo uko yari umusirikare cyangwa umusoda. Barangije badushyira ko turi abana, badushyira mu cyumba, ariko barangije ababyeyi barabatwara, babashyira imbere, barabashorera, barabajyana. Tubonye ko bimeze bityo tubati byakunda bitangiye gukomera, nibwo twafashe umwanzuro wo kumanuka kadusubire mu rugo. Dusubiye mu rugo noneho duhura namwe duturanye aho twari tuzi, benshi babashoreye babajyanye ngo ku ikomine. Ku ikomine habaga hari ikizu cyangwa ikizu cy'amasi ya kizungu cyangwa angre niko bazitaga. Noneho niho babajyanaga bakajya kubafungira aho ngaho, abandi bakabajyana mu gisare cyabaga gihari. Ariko icyo gihe bifite intera ndende cyane, ifata intera kubona noneho turi n'abana, tubona noneho iby'ubwana birashize, biteye kuba ari ibintu bibi, bateye kuba ubona harimo ubugome ukuntu, mbese bafata umuntu ukabona ni nk'aho bafashe nk'ikintu bahigaga kimaze umwanya munini. Barangije barabazamukana, bamwe bagenda babakubita. Icyo gihe nibuka ko na papa icyo gihe nibwo bamufashe, nawe baramuzamukana, bamujyana nabwo bamukubita ibisongo, bamukubita imigeri, baramujyana hamwe n'abandi aho ku ikomine. Bagezeyo ubwo byaba bitangiye kugura nimugoroba, nibwo inkuru yataye kutugeraho ngo hari abo batangiye kwica. Kuko icyo gihe byigeze nimugoroba nibwo papa bahise bamufata, bamuvana mu bandi, we bamusubiza mu rugo. Baravuga ati uyu we niba tuzamwica nyuma, reka tubanze turangize bariya bari bafashe icyo gihe, n'ubundi na papa n'undi bari bamufashe na mama. Icyo gihe bamaze kumufata nawe baramurekura. Nyuma yaho icyo gihe nibwo rero tujya tumva amakuru y'uko harimo bamwe bateye gupfa ku ifatiro, harimo abitwaga ba Adolphe ndetse n'umuryango yabo bapfuye mu minsi ya mbere. Nyuma y'ako bakaba bafite system ivuga ngo abakuru bari barimo bo bagomba kwica bwa mbere. Icyo gihe turatashye tugenda, ko nimba icyo gihe iyo uzi ko hari amagume ameze gutyo arimo araba, ntekereza ko nawe utaryama ngo usinzire, ahubwo umutima wabaga watuvuyemo. Byari ibihe by'umubabaro mwinshi, byari igihe ubona ko muri Rutegama wenda n'ahandi byaga bimara bigenda bugaho aho twari turi, ukabona ari ahantu hacitse umuborogo mu buryo bukomeye. Icyo gihe byageze nijoro, turagaruka tuza mu rugo, bamwe bari bahishe hirya, tuhishe ahantu hatandukanye, hanyuma turagaruka mu rugo. Tugarutse mu rugo bwarakeye mu gitondo, batuzindukiraho baza kuza gusaka, bavuga ngo papa ngo afite inkota ngo ndende ngagendana. Icyo gihe baza, nibuka ko ubwo bazaga nibwo papa yadufasha dushira munsi y'igitanda kugira ngo nibaza wenda batubure. Baraza barasaka, bagira bate, barangije ibyo bashakaga ntibabibonye, ariko barangije baragenda. Basigaye bavuga ngo turangize ngo bariya ngo nyuma yaho nimwe tuzaherutsa. Icyo gihe turahavuye, ariko dufite umuturanyi wacu atari ku ruhande rw'abahigwa, atari mu ruhande rw'abicwa. Yari umumama mwito ngo kwa Mariya,
tujyayo hariya abana bitwa ba Jeannette ndetse bari mu rungano rwacu tujyayo tubona byakunda hariya n'ababyeyi bavuga ngo mujye hariya kugira ngo nibura hariya ntabwo ari bujye kuhahiga kugira ngo nibura icyo babatwara. Bibaye aho ngaho turagiye twirirwayo, ariko amakuru twakiraga ni uko ngo abenshi bari bamaze kubica. Noneho hari ikintu kimwe gitangaje naje kugitekereza nkuze, amaguma amaze kuba hari ibyobo bari baracukuye birebire icyo gihe, harashize n'igihe barabicukuye igihe kinini, byari inyuma y'icyo kizu bashiragamo ifumbire. Hari byabaga ari ibinogo binini birebire, ariko tukibaza impamvu ibyo binogo babicukuye ntacyo bikora. Ntabwo ari amatoilette avuga ngo bacukuraga, ariko byabaga ari ibinogo binini mu by'ukuri, ubona ko ari ibinogo bateguye igihe kinini ndetse byari ibinogo byinshi, ndetse ugasanga henshi byari bifitanye isano n'ubundi n'ibinogo byabaga byacukuwe no mu Rwanda n'ubundi, ko n'amakuru taje kwamenya nyuma ko ari byo bacukuraga kugira ngo bashiremo aho bazica bazabashiremo. Ubwo nyuma rero byarakomeje, ubwo abenshi abatari barabashe kukwisha benshi bari baramaze kubazamukana aho ngaho kuri komine, ndetse mu bari munini bari bamaze no kubica. Ndibuka rero ku munsi wa kabiri turirwa mu rugo tutazi ukuntu biri bugende, ako twumva nk'abasirikare ngo barimo baratabara, ngo barimo baravanga Igitega mu gice bavaga Giheta baza, ariko ngo bagasanga imihanda imwe ngo bagiye bayishiramo ibiti. Tubaho ngaho n'ubwoba bwinshi, tukabyuka mu gitondo tukinyegeza mu rutoki, tukava mu rutoki tukagaruka mu rugo nimugoroba. Umunsi wa kabiri rero nibwo ubona ko abantu benshi mbese kwari ukumaririza abo bareba batishe kuri uwo mugoroba. Icyo gihe mo benshi bapfuye bataduturanye, amazina arazwi, amazina arahari, n'imiryango myinshi mbese n'abana babo barapfa. Icyo gihe rero n'ibindi binogo byari biri ibintu inyuma mbese aho ngaho dutuye, ahantu hari hacukuye ibyobo inyuma, ahantu hafi y'aho bakoraga imigati, nuko nibuka amazina y'abantu bahakoreraga, ariko hari imbere hari ku muhanda principal, hari inyuma y'amaduka. Abazi mu Rutagama ari banamenya, hari n'ibindi byobo, ari naho biciye abana witwaga Emerance. Icyo gihe bitwaga ba Liliane, ba Emery bande, kuko aho ngaho hari hafi yo mu rugo. Iyo babicaga tumvaga urusaku, n'abandi bana benshi bari babashoreye ahari wenda kuri komine, bishobora kuba wenda ibyo byobo bari bacukuye byari byaruzuye imirambo y'abantu bishe muri uwo mugoroba. Ariko icyo gihe babica babinyujeho ko umwe araza tunyura mu rugo batubwira ati ngiga ngo n'abana bo kwa Merance ngo barabatwaye. Icyo gihe mu by'ukuri iyo bavuga ngo batwaye umuntu usanzwe uzi, musanzwe mukina, musanzwe mugendana, uko baba batubwira ngo ababyeyi babo ngo babarangije, ukumva utarimo urabishikira neza, kuko wumvaga ibyo bintu wenda barimo barabeshya. Kumva ku myaka 10 wumvaga bati ngo bishe umuntu, aho ngaho wumvaga ufata se byaba ari byo cyangwa barabeshya. Ariko tumaze kumva nyuma barimo barica abo bana ba Emery n'abandi bana ba Lili n'abandi bari kumwe bamanukanye, tumva umuborogo w'aho ngaho barimo barabatemagura n'iki byose, nibwo twaje kubona ko bya bintu mu by'ukuri biriyo birimo biraba, bamara bica barabarangiza. Icyo gihe twabonaga nkaho dusigaye muri ako gace, ariko tutazi ko wenda hari n'abandi bantu bagiye bahisha mu buryo bwa muri za plafond n'ahandi ameze hatyo. Ubwo bigira ku munsi wakurikiye byari ibihe by'ubwoba, byari ibihe biteye ubwoba. Icyo gihe rero bageze nko ku munsi wa 3 wa 4 gutyo, nibwo batangiye kujya basaho. Kuba ari ku munsi wa 3 ndumva hazamo umwuka wo gupiya cyangwa gusahura, kujya mu byo gusahura y'amazu y'abantu bishe, gusahura bakajya baca ku irembo bigamba inka zo kwa runaka twazitwaye, ibintu byo kwa runaka twabitwaye, nta kintu kimwe gisigaye. Mu by'ukuri imwe by'ubugururu bw'abana natwe twaje kuzamuka, tugeze aho ngaho twarihishe mbere bitango kwa Bijwinga, kumwe mugenda mu muhanda niki, ako twaciye mu mihanda yo hirya, sanga
aho ita kwa Bijungo bahasenye inzugi bazivanyemo ibintu babivanyemo ukabona mu by'ukuri nta kintu na kimwe gisigaye ubona kuko ukabona kuko ari ibintu ubona bitangaje ko byari mu gihe gito. Turangije aho ngaho dataha dusura mu rugo ariko nyine yari igihe abandi bo bari bakuru nari muto hamwe na mushiki wanjye ariwe twagendanaga duhungana umwe arahanga undi arahanga uko byageze igihe papa ari ukwe natwe tukwasha ko byaga nimugoroba tugataha ariko nyuma yaho twihishe noneho twihishe ari umunsi wa nyuma bango bashaka kumaririza mbese ngo baramaririza ngo igikorwa cyo kwica barakirangiriza iwacu ko bari batwisigarije turaho ngaho hari ntiwamenya impamvu bari badusigaje ariko turangije uwo munsi rero bagomba kuza kutwica turabikora tubona abasirikare bavuga Igitega tubona nibwo baduserukaho tumeze nabi mu by'ukuri nta hope y'ubuzima nta byiringiro ahari tutazi ngo ejo ngo turaramuka abandi bagenzi bacu bapfuye ababyeyi bacu bapfuye ababyeyi baba tuduturanye kwenda papa na mama bo ntabwo bari bakiri bazima mu by'ukuri hari ukabona ukibaza ko nta wundi muntu wabonaga wabaga uzi ko ari wowe wenyine wasigaye cyangwa ari wowe wenyine warokotse. Icyo gihe bahageze papa niwe yababonye bwa mbere akibabona asohoka yirukanga mu nzu arapfukama ashyira amaboko hejuru ababwira ko ariwe yasigaye ndetse n'umuryango we bahari. Barangije bagenda badusoramo abari bihishe mu ntoki abari bihishe mu nzu badusoramo batujyana aho ngaho ku muhanda baturinda umutekano ariko abandi bari muri operasiyo yo kugenda bashakisha ko nibura hari abantu baba basigaye bake baba bari mu mago cyangwa baba bihishe mu bahutu bicaga icyo gihe harimo bamwe babaga bahishe n'abantu. Icyo gihe rero nibwo harimo bamwe babohoje cyangwa bajyanye umwe ngo bazabage n'abagore mu buryo bumwe n'ubundi ukabona abo ngabo nibwo bagiye abasirikare bagenda bavana mu nzu barabaza bake. Icyo gihe nta nubwo bari benshi kandi nibuka ko twinjiye yari tata imwe tuzuyemo icyo gihe baduhungisha ariko icyo gihe bagenda bashakisha abandi. Mu by'ukuri abazi santere Rutegama ni santere kuzamuka ni santere yabaga ituyemo abantu benshi mu by'ukuri mwabaga muziranye mwabaga mumenyeranye mwabaga mubanye ariko icyo gihe byari bitangaje kwisanga musigaye mwenyine mwumva amakuru ya mwari muzi aba Emerance abo tuduturanye mbese abasaza bamwe ntanibuka n'amazina abo kwa Papatieri ugasanga benshi amakuru yose mufite benshi ngo babishe byarangiye. Icyo gihe twasigaye turi abantu bake baradutwara namwe bagiye bamenya amakuru ahantu bari bagenda bakabavanayo baradutwara batujyana ahitwaga Igiheta mu by'ukuri twashikiraga abantu bose bari bacitse ku icumu ry'iyo jenoside yaberaga mu Rutegama. Aho rero nibwo tuhaba igihe ntabwo cyari igihe kinini cyane ko yari inkambi y'impunzi n'ubundi ariko aho twacaga yari ku Ibubu yaba ariko hafi ngo ya Giheta ahantu hari ikigo cy'amashuri ugasanga barabatwitse mbese twasanze bikiri na bisi ko twasanze baraye babatwitse mu ijoro umunsi wabanjirije ko mu by'ukuri wabonaga iyo nzu babatwikiyemo bikiri bibisi cyane rwose ubona ko harimo n'umwotsi bakibona ko n'umuriro uhari. Turahaca turagenda tugeze aho Giheta tugeze Giheta rero nibwo twatangiye muri ubwo buzima bw'ubuhunzi. Kuva uwo munsi dutangira ubwo buzima bwari bunakomeye nabwo butari bworoshye n'ubuzima harimo twagwarimo indwara nyinshi zitandukanye z'amacinya n'ibindi byose bisa nabyo kubera n'isuku nkeya yabaga iri mu mpunzi. Dutangira ubuzima bumeze gutyo ariko nibuka ko icyo gihe tukahagera twasanze hari umuhungu umwe twabaraga mu Rutegama nawe yarokotse bitewe n'uko yari ku ishuri nibwo yaje akadusanganira akumva yari asigaye asa nkaho ari wenyine ko mushika we ntiyaranahariwe nibwo mushika we yari Bujumbura. Icyo gihe dutangira ubwo buzima bushasha nyuma twerekeza mu Rwanda. Ubuzima rero butangira gutyo bwo gusavayivinga nyuma nta kimwe musigaranye
haga mwarasahuwe inzu yacu nyuma yaho baje no kwisenya baranayigabiza ubwabo barabohoza bahagira habo. Mu by'ukuri ubwo buzima nibwo twabayemo mu Rutegama, muri iyo nzira yari imeze nk'inzira y'umusaraba, inzira yari igoranye, inzira y'agahinda n'umubabaro, yari inzira mbese umuntu atakwifuza kongera kubona. Numva icyo gihe nari muto, ariko mu by'ukuri njya nibaza abantu bahabaye bari bakuru kuri twebwe babonye ibirenze n'ibyo twabonaga, ko ibibo byabagiragaho ingaruka nyinshi cyane kurusha abari bari mu myaka mito cyane y'icyo gihe. Ni testimony, ndetse ntegereza ko ari testimony izaba igenda iri mu byiciro bitandukanye, kuko ni igihe gito cyabayeho ariko cyasize iheruheru benshi, ariko turashimana ko turi bazima, ko Imana yaturokoye muri ibyo bihe byari bikomeye. Murakoze. Twagomba kandi kwibutsa abariko baratwumviriza yuko iyo komine ya Rutegama ari imwe mu zakoze birashimwa n'abateguye igihonyabwoko ryakorewe Abatutsi, kuko hatikiriyeyo Abatutsi barenga 1000, harimwo abana, abavyeyi, abatama n'abatamakazi. Akaba abakoze iryo shano ata n'umwe yigeze arihanirwa, bose bakaba barekuwe n'intwaro twari igihugu uyu munsi, kuko babise za mfungwa za politike. Tubikebanuye dukengurukira mwese mwakurikiye ikiganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cyane.